Muraho neza bakunzi bacu, murakaza neza kuri channel yacu. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, ntiwibagirwe gukanda kuri subscribe no gukanda ku kamenyetso k'inzogera kugira ngo ibiganiro byacu bishya bijye bikugeraho ku gihe. Ikaze nanone. Hari abantu benshi bageze igihe bakavuga bati iyo mba narabimenye nkiri muto, cyangwa bati iyo mba narafashe undi mwanzuro ubuzima bwanjye buba butandukanye n'ubwo ndimo. Ukuri ni uko kwicuza ari kimwe mu bintu bibabaza cyane umuntu, ariko hari ibintu ushobora gutangira gukora uyu munsi bikagufasha kubaho neza mu buzima ejo hazaza uticuza. Muri iki kiganiro turarebera hamwe ibintu 10 by'ingenzi umuntu yakora kugira ngo ejo atazareba inyuma akicuza, ahubwo ejo azareba inyuma yishimira aho ageze, ahava ndetse n'aho agana. Mu bintu 10 tugomba kureba mu kiganiro cyabanje twarebye 5 muri byo. Uyu munsi ndashaka duhere ku kintu cya 6 maze uze gukurikira ku kintu cya 10. Ikintu cya 6 ushobora kuba wakora maze kikagufasha gukurikirana inzozi zawe ni ukureka ubwoba cyangwa amagambo y'abandi bakubuza kugerageza. Kugerageza bikanga biruta kutagerageza na rimwe. Icyo nkubwira ni ugukurikira inzozi zawe. Twese dufite imihamagaro itandukanye, umuhamagaro wanjye ntabwo ari wowe wawe. Wowe ushobora kuba urota kuzaba umuganga, undi nawe arota kuzaba umupilote. Ikiruta byose, renga ibicanege by'abantu ugerageze gukurikira inzozi zawe. Ikintu cya 6 ni ugukurikira inzozi zawe. Ikintu cya 7 ni ugusaba imbabazi no kubabarira. Kubika inzika biremerera umutima. Niba warakosheje, saba imbabazi. Niba warakosherejwe, gerageza kubabarira kugira ngo ubone amahoro yo mu mutima. Ikintu cya 8 ni uguhitamo inshuti nziza. Inshuti zishobora kukubaka cyangwa zikagusenya. Hitamo abantu bagutera imbaraga, bakugangura gukora ibyiza kandi bagufasha gukura. Ikintu cya 9 ni ukutagereranya ubuzima bwawe n'ubw'abandi. Buri muntu afite urugendo rwe hano ku isi. Kwigereranya n'abandi bituma utakaza ibyishimo. Icy'ingenzi ni ugutera intambwe buri munsi. Gerageza gukura aho kwirwa ugereranya ubuzima bwawe n'ubwa runaka. Ikintu cya 10 ni ukugira icyo usiga ku bandi. Fasha abandi, ubagira inama nziza, ubatera inkunga kandi usiga izina ryiza. Ubutunzi burashira, ariko ibikorwa byiza biribukwa mu gihe kirekire. Ubuzima bugenda bwihuta kurusha uko tubitekereza. Ntutegereze ejo kugira ngo utangire gukora icyiza. Ushobora gutangira uyu munsi. Fata imyanzuro myiza, wubahe igihe, wite ku buzima bwawe, ukunda abantu bawe kandi ukurikire inzozi zawe. Nubyitaho kuva uyu munsi, amahirwe ni menshi ko ejo uzareba inyuma maze ukishimira aho uvuye, uvuga uti nakoze neza. Nyamara nureka gukora ibyo ngibyo, hari amahirwe menshi y'uko ejo uzareba inyuma maze ukavuga uti iyo mba narabikoze hakiri kare. Niba hari isomo rimwe wakora muri iki kiganiro ni iri ngiri: tangira uyu munsi kuko ejo hatangira kubyemeza ufata uyu munsi. Ndagushimiye cyane niba ugejeje hano tukiri kumwe kandi tukaba twatangira iki kiganiro kugeza aha ngaha. Niba hari iki kiganiro cyakumariye, kanda kuri like, ujye muri comment utwandikire igitekerezo cyawe, tuzagisubiza maze mureke tuzongere duhure mu biganiro byacu bitaha. Mwakoze cyane kutwumva, turabakunda, Imana ikaturusha.